Mbahaye ikaze nanone bakunzi bacu, aho muri aka kanya tugiye kongera kuganira kuri Pi Network. Ubu rero muri aka kanya tugiye kuvuga kuri Pi Fest, ibirori biteganyijwe by'ubucuruzi bya Pi. Ibi birori byateguwe gutangira ku itariki 6 z'uku kwezi kwa 12 kugeza ku itariki 11 z'uku kwezi. Ibi birori rero bikaba kuko mwari mwabibonye muri application zanyu, bikaba ari bya birori cyangwa se ya event buri mupayiniya yasabwaga kuba yakwita izina umupayiniya ubishaka binyuze muri chat. Rero nk'uko bitangazwa na Pi Network, urubuga rwabo cyangwa se blog ya Pi Network, mu itangazo imaze gushira ahagaragara, iravuga ko ishimira abapayiniya ba Pi, ni ukuvuga Pi community, ndetse n'abandi bose batera inkunga uyu mushinga wa Pi Network baturutse impande zose z'isi. Ikavuga ko nyuma yo kwakira feedback cyangwa se ibitekerezo birenga 25,000, aho mu minsi ishize yari yarasabye buri mupayiniya ubishaka kwita izina ibirori byarimo birategurwa. Ngira ngo mwarabibonye mu ma application yanyu, uwabishatse yagiye akirika ku itangazo nyine ryabivugaga, yarangiza akagerageza kugira guhitamo izina yumva ibyo birori byazahabwa. Rero Pi Network ivuga ko nyuma yo kwakira ibi bitekerezo cyangwa se kwakira feedback, ni ukuvuga amazina yari yatanzwe harenga 25,000, izina rya Pi Fest ari ryo ryabashije gutoranywa. Iri zina rero niryo ryatoranyijwe ku mugaragaro nk'izina ryihariye ibi birori by'ubucuruzi bya Pi Powered byegereje bizaba bifite. Ibi birori rero hateganyijwe ko bizagaragaramo abacuruzi bo hirya no hino ku isi, ndetse n'abapayiniya bemeye gukoresha Pi coin. Ibi bikorwa rero nanone ngo hateganyijwe ko bigomba kugaragaza intambwe yerekana akamaro n'imbaraga za Pi Network mu bikorwa bitandukanye by'ubucuruzi ndetse na za serivisi. Wakwibaza rero uti intego nyamukuru ubundi z'ibi birori ni izihe? Nk'uko Pi nyine ikomeza ibivuga kuri blog yayo, uri buze no kusanga muri description ya video nushaka kubyisomera mu rurimi rw'icyongereza nk'uko babivuga. Intego nyamukuru z'ibi birori bya Pi Fest, ni ukuvuga bya birori bigiye kuba nk'uko barangije kubyita izina, n'ebyiri. Intego ya mbere ya Pi Fest y'ibi birori ni ukuzamura akamaro ka Pi coin no kwerekana akamaro n'imbaraga z'umuryango wa Pi binyuze mu bucuruzi. Muri make, iyi gahunda igamije ngo kongerera ubushobozi ubucuruzi n'abacuruzi bo hirya no hino ku isi binjije Pi mu bikorwa byabo, bagafashwa mu guhura n'umuryango mugari w'abapayiniya ba Pi. Ni ukuvuga bagahuzwa n'abantu
basanzwe bamayininga payi bafite cyangwa se bakoresha payicoin. Abacuruzi muri ibi birori rero bazaba bashishikarizwa kurushaho kwakira abakiriya bakoresha payicoin hifashishijwe uburyo bukomeye kandi bufatika bw'ikoranabuhanga mwabonye bumaze gushyirwa muri application aribwo bwitwa scan QR code. Murumva rero ko ibi birori bigaragaza ko rwose payicoin cyangwa se payi network ifite gahunda kandi n'imishinga ikomeye cyane. Hari byinshi rwose irimo irateganya gukora. Intego ya kabiri rero ya Payi Fest ni ugufasha abapayiniya ba payi kubona no kwitabira ubucuruzi bwo mu karere baherereyemo, ni ukuvuga ubucuruzi bwemera cyangwa se bukoresha payicoin, bityo nabo bakagaragaza ibikorwa bifatika bya payi network mu bucuruzi bwa buri munsi hirya no hino ku isi. Iki gikorwa rero nk'uko twabibabwiye cy'ibi birori bya Payi Fest giteganyijwe gutangira ku itariki 6 z'uku kwezi kwa 12, ni ukuvuga ejo bundi, hanyuma kikazarangira ku itariki 11 z'uku kwezi kwa 12. Bivuze ko iki gikorwa kizamara iminsi igera kuri 6. Iki gikorwa rero cyateguwe, Payi Network ivuga ko cyateguwe hagendeye ku bitekerezo by'abapayiniya barenga 80,000 batanze mu bushakashatsi bwakozwe na Payi mu gihe cy'amasaha 24. Mwibuke yuko hari survey Payi Network yakoze aho yabazaga ibibazo bitandukanye mu bijyanye n'ikoreshwa cyangwa se n'akamaro ka payi mu buzima busanzwe mu bikorwa by'ubucuruzi, hanyuma ikaza no gusohora ibyavuyemo ivuga ko mu gihe cy'amasaha 24 yari imaze kwakira ibitekerezo cyangwa se feedback kuri iyo survey zirenga 80,000. Ngira ngo video ibivuga igaragaza n'abantu bakiriye payi, abacuruzi, abapayiniya nyine nabo basanzwe bamayininga payi kandi bafite cyangwa se bayitezeho ibintu bitandukanye bizahindura ubuzima bwabo. Ngira ngo mwarayibonye, niba utanarayibonye ushobora no kujya kuri Payi Network channel yayo hanyuma ukabasha kureba iyo video ibivuga. Rero Payi Network ivuga yuko iki gikorwa cya Payi Fest cyangwa se iki gikorwa cy'ibirori bizamara iminsi igera kuri 6 cyateguwe hagendewe kuri iyo survey, ku bitekerezo byatanzwe n'abapayiniyazi muri iyo survey. Nanone ariko ivuga ko abapayiniya bari baragaragaje icyifuzo cyo gukora ihuriro ryabo kandi bagatanga ibyifuzo bitandukanye byafasha mu kurushaho kwimakaza ikoreshwa rya payicoin mu bucuruzi. Abapayiniya nanone kandi bari baragaragaje ko kubona ubucuruzi bw'aho baherereye bwemera payicoin byari ikibazo. Hanyuma rero Payi Network nibwo yagize igitekerezo cyo gukora ibikoresha ibi birori aho bizaba bigamije gusubiza ibibazo abapayiniya bayo bagaragaje.
Nanone rero hazaba harimo muri ibi birori kumenyekanisha uburyo bwo kwishyurana hakoreshejwe ikoranabuhanga rya payi, aribwo bwitwa scan QR code. Mwabonye payi network yamaze gushyira muri application uburyo bufasha abapayiniya kuba bahana cyangwa se kuba bakwishyura bakoresheje payi coin ku buryo bworoshye cyane bakoresheje ikoranabuhanga, uburyo bwo dusanzwe tumenyereye, uburyo bugezweho bwa scan QR code. Ibi birori rero bavuga ko bizaba ari intambwe ya mbere yo kunoza uburyo bwo kubona ubucuruzi bwemera payi. Ni uburyo buzorohereza abapayiniya ba payi ndetse n'undi uwo ari we wese kubona ubucuruzi bumwegereye bwemera payi, ndetse bikazanaba umusingi cyangwa se igisubizo mu guhuza abapayiniya batandukanye aho baherereye ku isi, ndetse no kubahuza n'abacuruzi bemera payi muri serivisi zabo batanga, ndetse no mu bucuruzi bwabo bakora aho batuye. Murumva rero ko mu by'ukuri ibi birori bizaba ari agatangaza kuri iyi tariki, guhera kuri iyi tariki ya 6 z'ukwezi kwa 12 uku nguku turimo kugeza ku itariki 11. Muri ibi birori rero payi network ivuga ko nyine hazaba hagaragazwa amavidewo atandukanye, azaba agaragaza ibirimo birakorerwa hirya no hino ku isi mu bijyanye n'ubucuruzi bwemera payi, ndetse n'amafoto atandukanye y'abapayiniyazi, abacuruzi bemera gukoresha payi. Ibi rero bikazakorwa mu rwego rwo gukurura n'abandi bacuruzi batandukanye bakomeye, inganda, amaresitora, amahoteli n'iki, kubona akamaro ka payi network mu bikorwa bya buri munsi. Mwibuke ko tugitangira twavuze ko intego nyamukuru nk'uko babivuga ari ukongerera agaciro payi network, kandi koko mu kugaragaza ibi ngibi hirya no hino ku isi mu buryo bw'ikoranabuhanga, babigaragariza isi yose muri rusange, urumva ko bizatuma ba bantu cyangwa se b'abacuruzi bakomeye basobanukirwa koko neza no kubona ko payi network community yayo ari nini cyane, kandi ko gushora imari yabo muri payi network babikuramo inyungu, bityo bigatuma payi coin irushaho kugira n'agaciro gakomeye cyane. Nasoza rero bakunzi bacu mbashimira ku kuba mwafashe umwanya mureba ino video, kandi ngira ngo mumaze gusobanukirwa akamaro ka payi, kandi munafite icyizere gikwiye no kubaho cy'uko ufite payi coin wazimayininze wamenye amakuru, nta kabuza bizamugirira akamaro. Wibyihererana rero, wanasangiza n'inshuti zawe, umuntu wese ukunda ukamubwira kugerageza akamayininga payi, kabone nubwo yamayininga iminsi mikeya, akaba yifiteho udupayi twe niyo twaba 5 cyangwa se 2, ubwo open mainnet izaba
yaronshinzwe payi zemerewe kuba zakoreshwa ku ma exchange atandukanye, hari ubwo ushobora kuzasanga izo payi ebyiri afiteho zishobora kugira icyo zamumarira, hanyuma nawe akazumva mu by'ukuri koko waramugiriye akamaro ku kuba waramuhaye amakuru. Urakoze cyane rero, komeza ugubwe neza, kandi niba utari wakora subscribe kuri channel yacu wigenda utayikoze. Hanyuma iyi video niba hari amakuru ikunguye, kanda like kugira ngo ibashe no kuba yagera ku bandi ku buryo bworoshye. Kanda na share rero, hanyuma uyisangize inshuti zawe. Urakoze cyane, komeza ugubwe neza.